Hello guys, ndabasuhuje. Iyi ni breaking news aho mugiye muherereye hose. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkuko mubibona mwarabibonye uyu mukobwa muramuzi cyane, bamwita Diane. Ubwo yagiye mu kiganiro bakabasha kuba bamwemerera ibihumbi 40, bakamubwira ati erekana icyo wambariye mu nda. Ubwo rero yabashije kuba yabikora, ariko ubu ageze aharindimuka, dore ko hari na byinshi bagiye bamuvugaho, dore ko bagiye bavuga ati se bimeze bite wowe ufite uburwayi bwo mu mutwe, nk'uko yabashije kuba yabibwirwa na benshi, harimo Sasoji ari nawe bari kugenda barasakuzanya bagenda bavuga ati Sasoji wowe nta kigenda nawe ntabwo wambereye imfura, dore ko wagiye ugira ibyo ushaka kuba wangirira nabi nkabyanga. Nk'uko uyu mukobwa Diane yabashije kuba yatandukana n'undi mukunzi we, akabasha kuba yavuga ati sinakihanganira ibi bintu, sinakihanganira ibi. Ariko uyu Diane babashije kuba bamufatira mu bindi byaha bikomeye cyane. Reka rero twumve ayo majwi, twumve uko bimeze, twumve uko byagenze. Ngayo nguko nshuti dukomeza kubana, nkubutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo uje ubasha kubona ibindi biganiro byiza. Ngayo nguko rero nshuti zacu, nguko uko bimeze. Ni inkuru iteye ubwoba, ibabaje, ni inkuru idakwiriye ku mwari w'u Rwanda, ariko nk'uko agenda yiyandagaza cyangwa se akora ibidahamanyije n'amategeko y'u Rwanda cyangwa se n'umuco, dore uko bimeze, dore uko bigiye biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ese uribaza ati se ibingibi byari ngombwa kuba babifata bakabishyira hanze, bakabifata video? Ngayo nguko ni gutyo byagenze, dore ko agenda avuga ati wowe Sasoji ntabwo undusha hiti, ati kwamamara narangije kwamamara, ati nje nanditse izina, ati kandi majije kugera ku ntera ikomeye cyane, dore ko uyu Diane ari Sasoji wabashije kuba wamuzamura. Agenda avuga ati byararangiye, ati aho ngeze ubu ntiwahagera, ati kandi aho nshobora kuba nakandagira ntiwahakandagira. Agenda acocorana na Sasoji, agenda avuga ati uzicuza ibintu byose wagiye unkorera, nkabyenda bimwe mbyanga, ati uzagenda wicuza uko byagenda kose, ati umutima wawe uzagushinja icyaha. Ariko abandi bantu ku ruhande bakagenda bagira inama Diane, bamubwira ati uko byagenda kose, uko washaka amafaranga kose, ugomba kubinyuza mu muco, ugomba kubikora neza, uko iyo wangije ubuzima bwawe cyangwa se izina ryawe ntabwo bitsibangana, biragukurikirana kugeza igihe ubuzima bwawe buzagendera. Ariko nk'uko we yakomeje kubivuga, yagiye avuga ko nta kibi yakoze cyangwa se nta bintu bibi yabashije kuba yagaragaza, ati kwerekana ako nambariye mu nda, ati ndumva nta bintu birenzemo, dore ko bari bamutegeye ibihumbi 40. Agenda avuga ati njyewe kuko nabashije kuba nabikora, ati ntabwo naciye inka amabere. Ariko nk'uko abandi bari kugenda babivuga, ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bimukoresha ikiganiro, uri kumva ko ari proud yabyo, uri kumva ko adateye
we isoni nabyo cyangwa se n'ibyo yabashije kuba yakora. Ariko nk'uko bimeze mu Rwanda ibi bintu ntabwo ari byiza, dore ko bagenda bamugira inama bamubwira ati isubireho umenye umuco nyarwanda, ureke kuba urasebya abari ndetse n'abategarugori. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, twibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bikugereraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.